Reka nongere mbasuhuza inshuti namwe bavandimwe mu nkurikirana umunsi ku wundi kuri YouTube channel yanjye ya David Rwanda. Nkomeza kugushima byimaze we wakoze subscribe ukanyereka icyizere kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Ndetse nawe utarayikora ngusaba kugira ngo ukore subscribe bimaze ujye ubasha kunkurikirana. Ukurikirana ibiganiro byanjye ndetse n'inkuru z'urukundo zinyura kuri iyi YouTube channel buri munsi. Nkuko tumaze kubimenyera YouTube channel yanjye nyuraho ibiganiro by'urukundo ndetse n'izindi nkuru z'urukundo zitandukanye. Tugiye kumva agace ka mbere ku nkuru y'urukundo. Aho abakobwa babiri Bimpanga bisanze bari mu rukundo n'umusore umwe ndetse babyarirwa n'umusore kandi batabizi. Iyi nkuru y'urukundo izajya inyura kuri YouTube channel yanjye buri munsi. Inkuru yacitangira mu kigo cy'amashuri aho yari mu gihembwe cya nyuma abana bitegura gukora ikizami cya nationali cyangwa gisoza amashuri yisumbuye. Gusa akaba hari umukobwa witwaga Keti. Uwo mukobwa Keti akaba yarakundanaga n'undi muhungu witwa Peter. Bari bakundana ndetse mu kigo bari intangarugero harya uvuga ati bano bana urukundo rwabo ruriseriye. Kandi wabonaga ko ari urukundo rufite intego. Gusa uko baganiraga umunsi ku wundi mu gihe cy'amasomo ndetse banitegura ibizami, Keti yahoraga abwira Peter ingano y'urukundo amukunda. Akajya ahora abwira ati Peter ngenda gukunda ku buryo ntazi neza ko nzabasha kubaho ntagufite igihe tuzaba dusoje. Ati gutya naramenyereye buri munsi mpora nkubona buri kwizuba rirashe ndabyuka ngagusanga ku muryango wa class yanjye wandindira uje kundeba. Ati sinzi niba nzabasha gukontrola kubaho ntagufite igihe kingana kuriya. Aho tuzatugiye hanze tugiye gushaka ubuzima. Gusa Peter nawe uko yarebaga Keti yahoraga mu icyizere cyo gubana ndetse bakabana ubuziraherezo, dore ko bose bari bakundana cyane, dore ko batanahishaga urukundo rwabo, dore ko ikigo cyose cyari kizwi ko ari couple izwi kandi riseriye mu byo bakora. Umunsi umwe habaye igitaramo mu kigo. Icyo gitaramo kikaba ari cyo cyanyuma cyanasozaga umwaka kugira ngo basezeraneho nk'abana bize siziye mu bize kuri promotion imwe. Dore ko kuri uwo munsi bwari bunake bakora examen. Iyo examen akaba ariyo yari kubahesha kujya muri kaminuza. Nuko Peter yari umuririmbyi ndetse yari umuhanzi cyane mu kigo, dore ko Peter yigaga ibintu bijyanye n'ubwubatsi, naho Keti we yigaga ibijyanye n'icungamutungo. Muri icyo kirori cyabaye ikirori kidasanzwe, dore ko Peter yakoze performance, yari n'umuririmbyi yari umuhanzi, ariko yari yaranditse indirimbo y'amagambo y'urukundo. Iyo ndirimbo yari yarayandikiye Keti. Yari indirimbo yujemo amagambo y'urukundo amubwira uburyo atazigera amusiga, amubwira ko ari we mukobwa wenyine gusa yabonye akumva aramukunze kandi katamuhemukira. Bumvishe indirimbo Peter aririmbye nta kindi bose ikigo cyose cyase ko cyerekeza amaso kuri Keti, bitewe no couple yabo yari yizwi. Bose batunguwe n'indirimbo y'urukundo yuje amagambo meza ndetse y'urukundo cyane. Peter bashije kuba yaririmbira Keti. Keti amarangamutima yaramufasha, asanga Peter yari ari kuri stage. Arangije aramuhobera cyane ndetse aramugundira. Abantu bose bari muri sale barumirwa ndetse biba ngombwa ko bagumana. Umubare ushinzwe imyitwarire mu kigo niwe wagiye kubatandukanya, ariko n'ubundi biranga bamubera ibamba banga kurekurana. Keti yayihobeye cyane Peter ati Peter sinakiyumvisha kuntu tugiye gutandukana nanone. Ati se nzashobora kubaho buno ubuzima kuko aho nzaba ntakubona. Ati niwe rukundo nagize rukomeye kandi rushikamye. Sinzi ko nzabasha kubaho hano hanze mu buzima bwo hanze ntagufite. Peter arangije akomeza amuhobera ambwira ati wigira ikibazo ntukavuga ayo magambo ngo ntagufite kuko nanjye nzakugumana sinzegera nguhemukira. Nuko igitaramo kirangiye byari ngombwa ko bagenda bakajya kwitegura examen, bwari buke bakora examen. Nuko bajya muri examen ndetse barazikora zirarangira. Mu kurangira bose basoza amashuri barataha, aho buri wese yatashye ajya gukiniza ajya gushaka ubuzima bwo hanze. Gusa Peter ndetse na Keti bakomeje kujya bavugana kuri telefone, dore ko Keti we yari atuye mu cyaro, iwabo yari mu cyaro ndetse wabona Keti bari abakene cyane, ntabwo ari bishoboye ugereranyije no kwa Peter, kuko se wa Peter we yari akuriye akarere kose, yari umuyobozi w'akarere abo twita ba meya. Ise yari afite ubushobozi ndetse ari umukire, kandi Peter we yabaga mu mujyi aho byari bigoye cyane kuko yategeshaga amafaranga menshi kugira ngo ajye gusura Keti. Rero byari bigoye dore ko babonanaga hashize agahe katari gatonya. Gusa bagombaga bavugana kuri telefone, umunsi washoboraga gushira bavuganya amasaha arenga 5. Keti yahamagaraga Peter umunsi ku wundi ndetse na Peter nuko yabigenzaga yahoraga ahamagara Keti. Nuko igihe cyaje kugira biba ngombwa ko Keti ava mu cyaro akajya gusura abavandimwe be bari batuye mu mujyi nawe. Icyo gihe byari byishimo kuri Peter, dore ko yarabonye uburyo bwo kuzajya abonana na Keti ndetse bakabonana bitamugoye, dore ko nta minota 10 yari irimo kugira ngo Peter abashe kuva aho ngaho iwabo ajya aho ngaho Keti yari atuye. Peter yahoraga kwa Keti amusura ndetse baganira, ndetse na Keti nuko yajyaga ajya iwabo. Ntibyatinze cyane bitewe nuko babonanaga cyane ndetse bavugana cyane. Urukundo rwabo rwaje kwiyongera ndetse rurakomera.
rimwe Keti yagiye gusura Peter musanga iwabo, dore bitewe nuko Peter yari we mwana wenyine wabo bari bafite kandi w'ikinege. Ise yahoraga mu karere byari bigoranye ko yakirirwa mu rugo, ndetse na nyina yari umwarimu muri kaminuza. Byari bigoye cyane ko iwabo na Peter wahasanga umuntu. Peter yahoraga iwabo ndetse ari kumwe n'umukozi. Keti yaraje aza gusura Peter iwabo, gusa kumusura nta muntu n'umwe wari uri iwabo, yari we na Peter gusa. Peter arangije aramureba, ese Keti igihe tumaze dukundana urabizi nta n'umwe uraryamana n'undi, turahoberana gusa kandi nta kindi kintu dukora kirenze. Ati Peter urabizi ko ngukunda kandi ko ntaguca inyuma. Ati rindira igihe kigere dushaka akazi, nitumara gushaka akazi tuzakingirwa tubane kandi ibintu byose wifuza uzajya ubibona Peter, ntugire ikibazo. Ariko Peter bitewe n'igihe yari amaranye na Keti nta kintu amubwira, kandi ibintu byo kuryamana rwose Keti ntabwo yabyikozaga, dore ko yari umwana wo mu cyaro ufite umuco ndetse yabihungiraga kuri. Ariko Peter bitewe no mu mujyi ndetse n'abahungu bagendanaga ndetse n'ibyo yirirwagamo, byatumaga yifuza ko igihe cyose yaryamana na Keti. Ariko Keti yari yaramubereye ibamba, ntabwo yigeze amwemerera habe na gatonya. Nuko Peter yaje gusaba Keti ko baryamana iwabo, dore ko iwabo na Peter nta muntu n'umwe wari uhari. Maze Keti areba Peter, dore ko atari kumubwizanya umwuka mubi, dore ko yamukundaga cyane. Ati Peter urabizi ko ndagukunda, ariko ibi ntabwo twabikora, iki ntabwo ari igihe. Ati se ubu tubikoze ukantera inda, ati byagenda gute? Peter arangije areba Keti mu maso, ati se Keti ingano y'urukundo ngukunda ubona nagutera inda nka kwihakana? Keti arangije areba Peter, ati mwese abahungu nuko muvuga, ati utararyamana n'umukobwa umwizeza ibitangaza ndetse ukamubwira ko utabasha kuba wamusiga. Ati ariko iyo umaze kumutura hasi ndetse mumaze kuryamana utangira kubona ari ubusa imbere yawe nta cyaba kimaze. Nuko Peter agira agahinda kenshi ndetse biramubabaza bitewe n'ijambo Keti yaravuze, kuko Peter we yiziraga ko akunda Keti katabasha kumuhemukira. Ariko Keti areba Peter amufata ku rutugu, ati Peter wibabara, ati koko nimba unkunda ariko ubwo burakari ndetse n'irari ufite bihoshwe n'ingano y'urukundo nkunda. Ati kuko urabizi umuryango nturukamo, ati se mbaye nakoze ikosa ngaryamana nawe ndetse ukaba wabasha kuntera inda, uratekereza neza ko nasubira mu cyaro ntibanyica koko? Nuko Peter uburakari bubasha guhoshwa uwo munsi, baratandukana barataha. Haciyeho iminsi se wa Peter muri weekend yaje gutaha iwabo. Amaze gushika bababwira Peter, ati Peter ko hora wicaye hano kandi nzi ko wize ubwubatsi, wabuze ahantu wajya gushaka akazi ukajya gushaka imirimo nawe ugatangira kureba ko wakiteza imbere. Ati papa ariko ndacyari kuruhuka, wibuka ko nta minsi maze ndangije kandi nkeneye kuruhuka maze nkajya najya gushaka amafaranga. Ati kwanga kujya gushaka amafaranga tuzi ko ejo bundi nzaba nsaje, akaba ari wowe wabasha gutunga uyu muryango wanjye, nzaba nsize wowe na mama wawe. Atutekereza ko kano kazi ko kuba ndi meya w'akarere nzakagumamo. Ati mwana wanjye hari igihe cyagera nanjye bakanyirukana. Ati niyo mpamvu mashaka ngo nawe wishakira imirimo Peter ukore ndetse ukomere uzabashe kuba umugabo wiyubatse. Peter asubiza ati papa ndabyumva kandi cyane, ati kandi ngomba gukora, niyo mpamvu nanjye nakoze cyane ndetse sinapfobya amashuri yanjye yisumbuye kugira ngo nzabashe kwibeshaho ndetse namwe mbashe kuba nagira icyo mbafasha, mbashimira kuba mwarandeze. Isanezezwa cyane n'amagambo Peter yaramubwiye, ati ntari biruhuka ukundi kwezi kumwe, ati ruhuka ushaka akazi kandi nanjye aho ndi singiye gutuza, ngiye gutangira shaka ahantu nakura akazi ndebe ko wabasha kuba wakora. Peter yanejejwe cyane n'inkuru se yaramubwiye ko agiye kuba yamushakira akazi ndetse nawe amushishikariza kuba yakora kugira ngo azabashe kwiteza imbere. Gusa Keti we aho yari ari ku bavandimwe be nta kazi yari afite ndetse nta n'ahantu yari afite yakura akazi, dore ko yari aturuka mu muryango w'abakene kandi n'abasaza be nta kindi bakoraga mu mujyi. Barabayede bajya ku mashansiye bafasha abandi batanga umucanga ndetse n'isima, maze bakabasha guha abafundi bakubaka bityo bakabaho ndetse bakabasha no gutunga imiryango basize mu cyaro. Bidatinze Peter yise kahamagara Keti mu byishimo byinshi, ati Keti papa yambwiye ko ngomba gushaka akazi, ati kandi twasezeranye ko nimara kubona akazi nta kindi nzakoretse kubana nawe. Keti arangije amusubiza yishimye, ati Peter uri seriye ko ugiye kuba washaka akazi ndetse ukakabona? Ati na amahirwe ndetse n'umugisha Peter, nongeye kumva inkuru nziza ndetse y'umunezero, ndanezerewe rwose. Ati iyo niyo mpamvu ngukunda, ati nkunda kuntu ushaka akazi ndetse ugashaka kuba wakora kugira ngo witeze imbere. Bakiri kuvugana kuri telefone ahita amubaza, ati se wowe Keti nta gahunda ufite yo gushaka akazi muri uyu mujyi? Ati Peter, ati igihe cyose ujya ubona nza kukureba nanjye ntabwo mba ntuje, ati mba ndi gushaka akazi mu mujyi kugira ngo nanjye mbashe kuba nakiteza imbere. Ati ariko bitewe n'ubukene ndetse nuko nta mafaranga mu rugo dufite ndetse nta n'umuntu wabasha kumpa akazi, dore ko tutazwi turi abakene turabatindinya kujya. Ati biragoye. Peter arangira amubwira, ati tuza ntugire ikibazo, ndabizi Imana ihora ihoze kandi nawe uzakabona. Ati nanjye nubwo ndi kuvuga gutyo ngiye kuba nagashaka ariko nta kuntu nari nabona.
nuko Keti n'ibyishimo byinshi we ntiyarababajwe nuko nta kazi arabona, yarashimishijwe nuko umukunzi we Peter nawe yabashije kuba yatekereza kure, agatekereza ko yashaka akazi kugira ngo nawe abashe kuba yakiteza imbere. Nyuma y'ukwezi kumwe gushize nkuko se yari yabisezeranyije umwana we kazamushakira akazi ndetse akaba yakora kugira ngo yiteze imbere, ise yaje gutaha nimugoroba ndetse asanga Peter yaryamye, aramubyutsa ati Peter byuka nkubwire inkuru nziza. Peter mu byishimo byinshi yahise kabyuka asanga ati se papa niye inkuru nziza none mfite itumye mbyutsa zino saha hafi saa 9 z'ijoro. Ati mwana wanjye ati nanezerewe cyane, ati umugabo twiganye muri kaminuza w'umwenjeniyeri bamuhaye akazi ko kuba yakubaka umupaka, kandi uwo mupaka rwose wagaraza amamiliyoni n'amamiliyari. Ati kandi niwe enjeniyeri mukuru niwe uhagarariye, rero namusabye kugira ngo abashe kuba yakumperamo akazi ndetse gakomeye ukaba wazabasha gukontorora ibyo bikorwa, ati nawe ukabamo umwe mu bakozi biwe. Ati papa ibintu ni kumbwira nibyo koko? Ati naba ngiye kuba umuntu ukomeye kuri urwo rwego nkajya mufasha gukontorora abantu bari kubaka ndetse bubaka umupaka aho ngaho. Nuko sarambwira ati mwana wanjye bike kare we mwana wenyine mfite w'ikinege, rero mba ngomba gukora uko nshoboye kose kugira ngo nawe ubashe kuba wabaho kandi wibesheho neza. Nuko umwana yahise kahobera se cyane ati papa urakoze cyane, ati inkuru ari umuntu ngiye kwita ko nyibwira nawe ndabiziri bumushimisha. Ati umuntu ugiye kuba wayibwira ninde ko mama wawe nzi ko nayimubwiye? Ati umuntu ugiye kuba wayibwira wundi urenze kuri njyewe ninde mwana wanjye kiyo nkuru nayimenye kandi ari njye ntumye yimenya. Ariko bitewe nuko Peter atari yarabwiye se ko afite umukunzi witwa Keti, yahise kabesha ati ni mama ndibuze kubibwira kandi nawe araza kuba yabikunda. Ise arangira mureba araseka cyane ati humura mbere yuko nyikubwira nabanje kuyibwira mama wawe, rero umva nta wundi muntu uri buze kuyibwira. Ati papa nta kibazo reka njye kuryama kandi urakoze papa. Ati kare akazi ngiye kubona ndabizi kazatuma niteza imbere kandi sinzagutenguha rwose. Nuko sahita kasezera umwana ajya kuryama na sajya kuryama. Peter kigera mu buriri ntiyigeze atekereza kuryama, ahubwo yahise kahamagara Keti. Mu guhamagara Keti yanze gufata telefone dore ko bwari bwije cyane. Peter kuva saa 9 z'ijoro yagumye ahamagara Keti ndetse amuhamagara cyane, ariko Keti ntiyigeze abasha kuba yafata telefone. Habaye saa 10 z'ijoro Keti yarebye asanga Peter yamuhamagaye, yahise ko nawe ahamagara Peter, ariko Peter ntiyigeze atinda kumwitaba dore ko yari yabuze ibitotsi atekereza cyaba cyabaye kuri Keti. Ati se Peter wabaye iki ko numvishije umpamagara cyane saa 9? Ati nari nasinzire sinabashije kuyitaba umbabarire. Ati mukunzi nagwamagaye kugira nkubwire inkuru nziza ndetse inkuru inejeje ariko wanze kunyumva. Ati wanze kufata nibaza ikibazo wagize. Ati uzi ko kuva saa 9 ntigeze ndyama ntekereza ko waba wagize ikibazo. Ati nani guteganya kuza kukureba ndebe nimba uri amahoro. Ati Peter nawe wikabya ameze neza ntugira ikibazo rwose. Ati ngaho mbwira iyo nkuru nziza yatumye umpamagara zino saa 9. Nuko Peter abwira Keti ibintu byose se yamubwiye ndetse amubwira ko agiye kubona akazi gakomeye cyane. Yabimubwiraga yishimye ndetse anezerewe, amubwira ati ntugire ikibazo rwose mukunzi. Ati nintera imbere nawe nzaguteza imbere, ati kandi nawe ndabizi neza uzabona akazi. Akibwira Keti iyo nkuru Keti nawe aranezerwa cyane ndetse arishima. Peter reka asaba Keti ati se Keti ko nzagenda mu minsi itarenze 3 wazaje ukansura mu rugo ndetse tukanasezeranaho kuko aho ngaho nzaba ngiye ntago nzongera kuva mwaho ngaho vuba nzahavamo, ariko tumaze kubaka umupaka tumaze kuwunoza neza. Ati se wazaza ukansezera mu rugo ndetse tukaganira ko nanagukumbuye cyane. Keti ntabwo yari kwirirwa zuyaza ndetse nta nubwo yari kubitinda, yahise kamwemera ati Peter nta kibazo, ati nzaza kugusura ndetse ntugire ikibazo rwose nzaza. Bidatinze bwaho Keti yahise ko yitegura kugira ngo ajye gusura Peter, dore ko Peter nta minsi yari asigaje aho ngaho kugira ngo abashe kuba yajya ku kazi. Mu kwitegura kwa Keti yishimye ndetse azi ko agiye kureba Peter. Peter nawe aho yari ari wawe yari yiteguye Keti cyane ndetse yamwiteguye dore ko yari abizi neza ko batazongera kubonana vuba. Keti nawe yari yiteguye arambara neza cyane, ariko mu kwitegura aho basaza be bari dore ko batari bagiye ku kazi uwo munsi, abona basaza be bijimye mu maso ndetse nta n'ikintu bari kumubwira, batuje cyane bisa nkaho barakaye ndetse bafite umujinya n'uburakari. Keti ahita akabaza abasaza be ati se ko mutagiye ku kazi kandi nkaba mbona mwarakaye cyane byagenze biti? Nuko Peter aho yari ari nawe yahamagaraga Keti ndetse amuhamagara cyane ati se Keti ko nagutegereje amasaha mpaye akaba yageze byagenze biti? Ati ndacyari kwitegura ndi mu rugo ariko ndaje, gusa ndi no kubona abasaza banjye bandakariye sinzi ikintu cyabaye. Nuko Peter ahita akamubwira ati se ko nzi neza ko basaza bawe bakumva kandi ko nta kibazo mufitanye no kubera iki baba barakaye? Ati barakaye ndabona bafite umujinya ndetse n'uburakari sinzi cyabaye. Nuko akivugana na Peter amubwira ko agiye kuza, Keti yahise kabona telefone imuhamagara ndetse ya mama wiwe. Ahita abwira Peter ati Peter ihangana ubu nkubye gatora ndi kubona mama mpamagara cyane, turaza kuvugana nimara kumwitaba mpite konza. Agace kacu ka mbere nahangaha karangirira. Nkomeza kukwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye ya David Rwanda kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana uko bwije ndetse nuko bukeye. Agace ka kabiri karabageraho ndetse vuba, murakoze cyane.